ayodima mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro mu kagari ka Kicukiro mu mudugudu wa Kicukiro mu wa Kicukiro we ninde wapfuye ninde ikipozu bamwita imbolo God have mercy upon us. Gada bushya none se wa muntu kumbona uri aho ngaho umeze nk'umuntu ufite ibibazo byagenze bite yewe abantu bamereye nabi ndaniyahura ariko niwo umuti ni ukwiyahura pe none se ko mbona iyo migozi yo kwiyahura yashyizemo kwa niyo josi yahita kwica I don't have manyarwanda. So you take this? Yewe nawe nakubonye ubwo nurundi rugamba ngaho tuje mu ngumi none kari byo namenyeye. Mu kirimi cyanyu ingumi muzigira iki? Ingumi. Don't want peace. I want problems. Kuno umuntu ahagundi nyine. What? Take. I think this is enough. No. ninde wapfuye ninde hago mwagangu guyo yamwe mukoro imbati uruda rwose cya papa none ususaze byitwa ngo iki mukora hanyuma mva ndabukoze noneho cyane bya wirirwa gunkora ku mabuno ngo ndi umuseriveri wo mu kabari wansuzugwe noneho nkozubukwe n'umugabo w'umuzungu we ndimbati wowe ese kara kagabona ko kandeba kuri agatu n'imyiso karanta umuntu nurira mu biki kagabo kubwinyo bubi gusa harya wandi umuseriveri hano mu kabari kayongo mpembaga ngahe kubupfundiko gusa wagira ngo ese ukina biye ukina karere ukina iki lemon parankui mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe yes kuko ufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers. Hey, y'all, come look at this. Kubyara na subu niwe wenyine nabyariye abagabo babiri muri bose nta mugabo urimo wanjye uwo nzajya mbona wese nzajyamo none se nyine kukubwira ngo iyo ugiye ku isoko ntuzane ibyo wagiye guhaha bisobanuye iki njye niba naraje nje guhaha nkabura ibyo nje guhaha navuga ko nageze mu isoko gutese ntacyo nabonye gusa umuntu aviwe yaryaga yananywaga iyo uhageze ibyo wari uje kureba ukabibura ntago yakoraga akazi neza ntabyo yakora nawe nguriye none si yaraye abafashe agomba kumfata natangaga ibyanjye none ntabwo ndi umuntu ntabwo ikiremwa muntu gishyuka ntabwo ujya ugakenera umugabo cyangwa ugakenera umugore lemon parankui ese hari ibyo natanze iyo ntayifite se ariyo yampaye ngo mubikire baba bari gusambana amaze kungwira abaransunitse amaze kunsunika asubira inyuma areba hamwe yari yasize amapantaro ye abayisa yafata ahita amanuka yirukanka gutya ntabwo yambaye yamanutse yirukanka abantu bose bamubonye ubusa buri si ndabibonera gutya nsigarana n'umugore nta kantu yambaye
natoraguye na mayo ubu mayo yenda cyane yibitse arimo ndumva itabi dore ngiyi iyo niyo umugore yari yambaye akanyanga mu mutaranda rwose cyakoze reka nkubwize ukuri ubutindi si ikintu umuntu agira akagenda akaba umusore w'intara uko akagenda akagira ubusatsi akagira urwanwa akabura ubwenge David ku buryo wirwanagura utara wahinnye akabura aho ngaho uri guhanagura amatara nose ikibazo ni cyo ko muri ambaye ugitimba igidi ndarongo ahubwo se kutarwera ni mugeze ute efutasiyo ntazo wabonye uvuze ngo efutasiyo kutarwera dore amateka yararongorwa gute urongorwa nande ahubwo se urarwerera icyo ufite iki ubu nawe wari uri mu mure wari uri ku rutonde none se niba ugiye kurongorwa ko uje wambaye agatimba umugabo musizi ndarongowe n'umugabo wo mu diaspora w'umuzungu ukigiye kugira abana ba metisi ibihumbi 600 by'idolari wa nawe ndakugura aka gace kose ngiye kukarangura ku kiranguzo ndabarangura namwe murimo ariko mundenye ko ntiwaje gucubangana Sayimana urutwe rubi bitese urongowe nande ni iminsi igiye kukurongora ariko Sayimana urutwe umva ndarongowe noneho murajya umva nkubwire digidi umva reka nkubwire madede umuborogo w'ibikeri ntago ubuze nka gushoka genda urongorwe umva icyo nacyo cy'urudarubi wamuhirimbiri we ese ko twigiraho urcora urabizi nazo ugiye kurongorwa cyangwa ufite ibibazo byo mu mutwe ariko ngenda urongorwa ugiye kurongorwa genda urongorwa ari warateye mwabitimbwe mwe bushyi ndimbwa umuntu umugabo imbwa sha ndimbwa none si reka nze nkwereke ukuntu ndimbwa nanjye nkabindi icyambere twese turimbwa icyambere ntago kubeshya reba umuntu w'umugabo wajyamanye n'umukobwa wawe reba ndi umugabo njye sindi komeza ubwo bubwa bwawe nkamutera inda iyi ni imbwa byo kekeka gasoma inguge urakabiyo nguge wacaha ewe aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à ntaho wahera unyanga n'ukuntu nteye biteye imbabazi nataye yanjye iteye imbabazi umwanya umubona ntwite undi ukabona ndi umukongomani undi nkavuga ko ndi umunyarwandakazi nuko nteye biteye imbabazi ubu nimba ari ikintu uwiteka yampaye umunwa mfite akanwa mu bintu ntunze pe bintunze mu Rwanda no hanze yarwo umuntu akanwa karambuye ubu nshobora kuvuga nkagezejo mvuga nkavuga ndavuga nkumva kandi ndavuga dore uko abantu bivugira amagambo make bandeba kantu kagira umuntu ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari uri intoryi nazo n'Imana yaziremye cyangwa ari nk'umuntu wicaye ariherera aravuga ati kambatemo igihangano. I want problems always. Uburyo intoryi zitanryoheramo sinzi niba nabwo zitaryoheramo abandi bantu ariko urutoryi hari n'ururi igihe ukubitana n'urushari rukagera ukavuga uti mana we ruragasharira rudashyushye rwari rwakotsa runasharira ntabwo ejo bundi ari byo nakubwiraga ntabwo nagiye gusaba akazi
k'izamu bakambwira ngo nibura nakagombye kuba mfite amashuri 3 uzi gusoma no kwandika. Akazi k'izamu ariko ubundi nkubaza mwijuru urupfu ruzabaza nivo. No. No. Numva kundi mwana aje kundeba wambwe hane kati yanjye. Numva kundi mwana aje kundeba ngo tujye ku ishuri. Ntuntera umwaka. Arabona umuntu wakubise umutwe w'uruhara. Uwo mwana mwigana gutwiza. Ariko Ramazani ntuzana akajagari mu rugo rwanjye. Gutese kandi Hawe wa kigabo we cyuruda. Niwowe rwunyohereza umugabo ngo ariko gukora inshingano ashinzwe ngo yirwa yiruka ngo ari kwiga. ariko se kujya gushaka ubumenyi koko marigari ushaka ubumenyi. Ariko ngo muzamenye iki? Ariko se ko ahantu hose tugiye ko nta kazi tubona koko nitutigura na tuzabaho dute tuzabatunga gute nk'imiryango dufite. Umuntu atamenye ubumenyi bwo mu rugo rwe. Ntamenye gukora inshingano ziwe imbere mu rugo rwe. Ntamenye guhingira urugo rwe ngo arutunge yarabyaye. Ubwo bumenyi azajya kubukora ahubwo azabiki. Umenye ko ubuzima bwahindutse muri garita. Bwarahindutse. Arahindutse. Wibutse ko nari iwanjye. Wowe bizi neza. Hano ni iwanjye. Ntundenza akanwa. Lemon parankui. Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda